Yo. Meze bite se man? Ni fresh sawa jeno. Charles, gitondo kiza gaswe. Meze neza se. Ha, ndutse byanjye se caho. Ni ibisanzwe biraho nanjye naga ari umutima mubi mbikoranye manje. Nese man, meze neza ngiye inzoga zarezi nkubise zankubise n'ubungu tuvugana umva. Urabizi ko hangover zivurwa n'inzoga. Ndacyari kunywera kugira ngo ndebe ko nawe umuntu muzima warageze home nayiburwa niba naraye nanafunze my friend. Ako na nese mbwira ibyana nabonaga muri kumwe nimugoroba ngo mwaje gutahana kagenza bite. Umva reka umva maze mubwira nawe ntukajye umbihiriza. Nese mugenye bite man? Waraje umbwira ngo nta cyana ntaki. Wakiraranye se? Ngenda hano mugahita nta foto nta cyabaye foto na video ngo kinyereke noneho nawe danje wakine so bizi ahubwo ngenda shaka cyane noneho muri bya byana byose mbamo namugenda bifite big nyashi meze fresh neza cyane umva twumvikane man uneze ushaka ngo akaruza kubwiza mpamvu man ahubwo mugahita genda okay nari reka mubwire noneho tegura upangana duhurira wowe uzana n'ibyana bifite big nyashi zimeze neza ziremere kandi uzana abana digira ntuzana ibyana bifitiye wagira ngo biruga bahinga ibijumba n'imyumbati. Ubuzima bwa Kigali se ubuzi gahunda ni ukuryoshya na gahunda tugomba kugirana n'uburiri my friend. Ai kare ndi kwinywera Kabaye nanga ahubwo okay nari ubwo nta kibazo ngo ndaza kubasanga ahandi harayefuku hahandi tujya tunywera nabi danje my friend. Asante. Yes man. Meze bite bro? Ko tuburanye cyane ra. Cyane danje kabisa ngewe mwani mu cyaro ubuzima bwarancanze byaranze byatari. Wapi mane ejo nshobora kwizira mu murwa mani numvise ngo Kigali ngo ni sawa ni neza kabisa ntaza kwirebera mu cyaro mu mujyi kuntu biba byifata. Ubuzima bw'i Kigali bari neza. Niho ngomba kwizira tu nanjye ubona nibereye mu bijumba nyine mu cyaro kabisa ndi mo nirebera mu migozi ngomba kugira nkaza nyine ejo tu bakubwira cyakoze iki cyaro Yo. Umva kubwire mwana ndaje. Ntabwo nagutindije my friend tuza genda gake. Bari kuko ivumbura bazabako. Azabako bazirongora mwana. Nari ndi kwitunganya nyine nari mvuye akadusha maze no kwambara. Ahubwo nari ngiye guhita afata akamutonga kugira ngo nta kibazo. Ako narageje yuko nyine namubwira nagiye kubwira nawe mutipe mwana nawe ngaza tuzane nta kibazo. Hoya wapi no ngewe nyizera iminota 2 urumva ndabamubwiza ko reka namba no kwera nibagiwe urumva nyizera iminota 2 ndabamugezeho nabizana nta kibazo sawa nari aho gusa ariko babwire ngiye mu mwe byo byose ngenda byishyura imbana babwira ati iri wayini nta kibazo cya iri wayini ni umusitari amafaranga arayafite
baba bari kwizeza ze bayobewe yuko bagiye kuzangira n'icyamuma. Wapi wanjye ntabwo ngenya mbigendera. Ahubwo mufate inzoga yitwa ihene. Fata tekira undi afate Jameson nta bidanje umva munywe ngenda nze mbishyuye. Icyambere nuko ufite ibyana bimeze neza big nyashi nyine nyuma hari yagiye nakubwiye ko sinjye ngiye mfata ibintu by'imisuru. Wagira ngo baheruka kurya mu kwa kane turi uko tugeze mu kwa karindwi. Ayo ni amasezerano tuba twagiranye gasigaye. Sawa nabidanje. Okay, ariko ubwo reka nze nyine tu. Okay, nta kibazo ubwo reka nze nyine dutwike hake my friend. Sawa. Mana yanjye umuswera wererwa umbwira kuza ibintu mu bintu by'inaha i Kigali. Nazwi i Kigali ewana Kigali ni danje kabisa. Kanze muzane nawe ubuzima bubanze bumukaranga yumva uko bimeze. Yumva uko Kigali imeze. Nakora ikiyede rimwe kabiri nibwo azumva uko Kigali imeze. Ewana. Man, reka nigendere mureke nabonaga ari kunzengereza cyane kuri phone amamagara. Kanigendere ndakumukaritaza. Ni fresh man, ni fresh nabonye washatse ishuro mwicuma ariko man nari nayisize ahantu gato narindi mu rusaku nari mvuye murare na mwana niyo mpamvu nakumvaga kabisa. None se gahunda yo kuza ngo bimeze bite wa kintu? Yahise na amahoro ewana ibyana mu hafi man ibintu nta mafaranga kabisa. Ibintu nta mafaranga wegira ejo ufite tike se ngejo uzaze man karenda gushaka nka saa 11. Shaka kwita utangira mani nakuboneye akazi gakomeye ahubwo gakubiye bya danje harimo ibiceri wa muswera. Nabirenze nyine